Wewe tujende mgabanya amagambo. Zamuka mari zamuka. Timuke muri agaciro. Mbasa sunika cyane man. Sunika cyane ngere. Zamuka agaciro. Oya wabonye rimwe wibeshye. Samu gukopera mu bibazo bibiri. Gukopera se wowe ntubabuza umuntu ukopera. Kandi nge nuzuza. Wozuza he? Turabizura na saa kintu wikaya. Bane muswa tugera mu ishuri ryacu. Mani nje ndimo babwira n'ukuri. Ariko niba mubiburana. Kaze bitengeye. Yenda nabuba fere. Ahita mu agaso. Nyine mbarabure tu prefe yaje kubareba narababura. Prefe. Ya. Serious? Ya ubuzima yaje tubaza ngo bagiye. Hano sinzi ukuntu muri bwinde fande tu. Bariya mureke ndamumenye. Ubwo ntakora buraga ni. Aho asimeze. None se bigenze gute mwana uzise ahubwo ndumva ngiye ubwo n'isararwara zata uriya mupeti mani yavuye hano arandabuye nyine ngo kakajama nyine ka prefe kaje kutureba nyine kakoze n'ubukitanje ngo prefe yagiye manga Nitwe yaje abazaza. cya kigabo niba uzi ko kinje manga umenye ngo twahiye byadanje Yaho biri binahise nje nahise naniyakira ubundi. mani periferi kuri kumwumva mani so muzi se bantu bikiri n'imigeri mani Ura mugabo cyane kizwa n'iki. ko nyine shano bamushaka ibiceri kuko murabizi kare akagabo mani karagigira biceri none se bawe se none ayo kumuharava yego Ahubwo se amuganirira ibiceri murabizi ko tuvuye no hanze twarabuye. Mani sinzi nyine ibyo twashoboye mushaka uburyo tubigenza. Ubwo ntasoni. Kuba ku mukanya wagira ngo nakimbwa zivuye korera umutindi mabana bizabageza he. Ako mwitondetse subundi bande munatandukanye. Uni muri carana. Ariko ababyeyi barabona ko yewe iyo muje ahangaha namuje gushaka ubumenyi bwafitiye akamaro ariko mugize ibyigomeke twari dufatana namwe hatumanije ibintu bafitiye akamaro abantu b'abagabo nuko rero nta n'isoni kandi reka mbabwire umwanzuro n'ubuzima bwayo hano tuba tubafasha kugira ngo muhitemo kizabateza imbere ariko muba mwigize ibyo ntazi umutajya munda akazi ko tubahiga tubahiga amakuru y'ingingo muzazima mu bigo by'ubuvuzi abana baje ku ishuri bazi icyo gukora urekera abagore bwite namwe bamwasama ibwirukansa ese ko mwana n'ikintu babwiye mbese ibyo navuze byose nta kintu babwiye kwanza ni ukweli muze noneho musohoke hanze ko mudasohoka se mudasohoka hanze bimeze bite umwarimu mwitwara nka bucu ariko hano uko byo mwishakiye turatutwara izinani twose n'icyaha mugezemo imyaka myiza gupanga ahazaza hanyu none muba mukwangiza umwanya mwigwa mwiri kwanga ntazi ibyo muri niko harya mwebwe mwiyemeje kunanirana pe ibera nkuru rusange ntabwo periferi ntabwo twananiranye rero shahu mwebwe reba nk'ibi bisatsi ibi bisatsi kuki mutabyogosheje akibwaho uko bimeze
rwose igihe mwahereye munanirana umva genda ndaje mbiteho nakubwiye ko ngomba kubita reba niko Asibi Ni sawa. Cheriz. Meze neza? Imeze neza. Nta kibazo. Mbona wicariye se kandi nta kindi gihe nabafasha nta kindi gihe uradufasha mugire gutya igihumbi mwese Animatiri nyine numvaga ngize akantu k'isereri mba nicayeho ndi kuruhuka. Aka kazi nyine ndi kugakora neza. akora mu gihe uri mu kazi niba ugize ikibazo urwaye ntagomba kujya kuri telefone. Ugomba kuza kubivuga tukareba ugusimba kuko ikigo kirasa nabi. Ubwo ntabwo bizongera nzajya nkubwira ikibazo mfite. Ngaho rero haguruka wihangane ugende ukorera imbere n'abanyahana abana bataye ibishishwa by'imyembe ubikureho tujye kubona abashyitsi mu kanya kandi ikindi gihe telefone bigaragara nka negligence nuko agikoresha mu kazi sibyo Ntabwo bizongera murakoze. Genda ubikureho. Ese Kari iki kigo ubona ibyacyo ari ibiki shati na kigo se bambona ari danje nuko ari cyo banyoherejeho noneho uzabana nigishije uyu munsi mu gitondo mbona bakubise kwiza ariko barabana nabaswa harimo ibirara baba basuzuguye abambaye minise barabana babona baraje kwiga cyangwa ni ibintu by'imikino gusa sha ku kigo ariko ibigo byinshi bikunda kugira abanyeshuri batandukanye abanyeshuri bafite imico itandukanye ariko ngiye nshaka kubigisha isomo kuko niba ari abarimu bose bazanye ahangaha bari abana n'ukuri ntabwo bajya bumva harimo abakobwa b'uburaya abahungu noneho bo bakaraza imisatsi abakobwa basutse man sinzi ibintu babonyemo abanyeshuri b'abahungu bakaraza imisatsi iki kigo basi ko kigenga none aba bazi ko kwiga ari imikino umva mwarimu bamufata nk'aho ari hasi bamufata nk'aciriritse batubonamo nk'idage pe burasi tuzabakorera iki kugira ngo batwubahe oya ngiye ntandukanye n'abandi bari mu ngomba kubahana nk'abaha isomo none na 0000 wagira ngo sibigeze biga ya cyo kuzawe pe ukuntu nkubona shabanza bazagutinya oya bari abana barakabije pe niba ari prefect abaho uburere sinzi umuntu utabaho uburere ariko ngiye ngomba kubaho uburere pe shaje ngibyo byo ni danje bya gitare nta wabivamo none se nari bya gitare reka tubireke byirishuri n'ubundi biracanganye ese mu bundi buzima wowe umerewe uti ya mu bundi buzima buraryoshye pe kuko mfite umusore unkunda shana mbe nawe disi mana yanjye Kigali igihe nayiberemo ariko ngiye nabuze n'umusore naragumiwe nabuze umukunzi ubwo se wamaye igipasi umukobwa mwiza nawe cyane rwose nta musaza ufite se cyangwa papa wawe ngo igipasi oh my god birandenze ukuntu urukundo ruryoha shabyihore nge nawe ubu nta musore ufite mukundana reka nawe nyagasa shora wandangiye umugabo ariko ibintu uvuze bya papa hoya ako kantu vanzemo ntabwo ari keza papa no wa mama ariko nawe ntukagiye wigira gutyo uzana ibintu by'ubugana ibintu biryoha bisangiwe iyo ndirimbo ntabwo se kandi sano nawe yayiririmbye nese dusangiye na mama wawe hari ikintu yahomba Kristo umwana mutoya nawe na mama narese mama wawe nawe ubyihangana nese nako wabuze umugabo ryamba bigenze ngama musaza we basi nawe urimo gukabye ntabwo ndi gukabya mana abagabo barabuze barabuze akazi keza ntabwo bambyumva umukobwa mwiza nkawe shawa ubusubaye gute kuba nta mukunzi ufite iwanyu mashobora kuba muroga si gusa umva seriously ntabwo turoga ariko ikintu wenda nakubwira nagaruko nabuze sheri ahubwo abasore b'iki gihe baza bafite ibindi bintu bagukurikiyeho ikindi abasore b'iki gihe nabahehesi barashurashura uri isugi yes my god umukobwa ungana nawe uri isugi sha cyane rwose ku myaka njye 28 nabuze umugabo niyo mpamvu ndikubwira ati basi wambabari kwa mapase kuri papa cyangwa unundi mama wewe yarakuze yarabyaye ibyo bya papa nakubwiye wibizana basi nagwa pase yo ku wundi mujama ariko ivuga papa reka nkubwire
kuba umbwiye ngo uri isugi biranangaje. Ese we muri uru Rwanda rwa Gasabo mani ibyo ngibyo ntabwo bikora njye n'abatipe bari hanze aha mani. Mani njye nubahirije umuco wa Kinyarwanda kuba ndi isugi kuko ba mama batubyaye batubwiraga ko umukobwa ubona umugabo ariko atiyandaritse agifite ubusugi bwe. Niyo mpamvu ndirinze. Ntabwo ndi kuguseka ariko pe. None se ugeze menya wa Fabrice siko munsi nigeze mbabona ndibera we na Kate byasibye cyangwa ntibibuze class bari buze simbizi ariko bora ntabwo bari buze n'abandi baseye bakuze baraza bakageza izi saha zose bataragira bashobora kuba bakiryamiye mwana ariko barana baranakize uzubwa barasha kwiga iki bagezeho shabi ibintu biba byakaze wa muntu akundi hari matirisa yafubonye shabyore nishaza ibintu byambaye nne narindi muri dollar akanangiye gufata itangwa mu mana wiga nawe nko yakubonye niho bansanze mana uzi ko nanjye ariho bankuye yego bose ari gukora mimi ndafitihorera shabyore ejo bundi se bari bamufatiye muri doro uriya ngo ni Kate nabwo yakerewe se wapi mani biba biryana ariko yamwe mujye mucumba none se nacoze ko natwe nanjye nyine nasanzemo hamwitsimba birangira ambonye mva yihorera ubonye utezo nabanyagusoye imana yihorera nawe ntacyo se namwitsimbye cyako nkoresha uburyo bushoboka bwose ariko birangira nambonye mwana ndetse iki kiganiro atari kabisa cyane nawe se ubona nje ndetse n'ishuri ntabwo nabura ikintu nkora mu gukura dufite ibiceri ariko ndazinduka uri kumva ariko ni byiza mani kumenya ikintu kiba cyarakoze nyine ntarazo muri karasi gusa bari buzi niko ako ntareka nkubwiza kuri rero nawe uri umukobwa w'ikira ese bwa ni gute bagusanga uryanye muri doro maraje umuntu aba yagoswe kandi bamuzi nawe ndagukemanga unyemanga iki ndagukemanga Niko ko nzabyita iki